Biravuze ngo yaje mube. He came to his, and he's never accepted. Kuko igihe cyose umutima wawe utaragarukira Imana, ikikoze kirarangira ko kanya. Tandukanya kujya mu rusengero ukicara no kumwemerera akayobora ubuzima bwawe. Imitima yanyu ibanza igarukira Imana. Ntabwo Imana yishimiye gusa kugukiza indwara, gukora ibi. Irashaka imitima ibanza igira ite igaruke. Nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Nimusogongere. Oh, taste and see. Uyu munsi ikintu cyakubise neza n'abakristo aho kwirukira mu masengesho bajya gushaka abapfumu. Iyo ubona uyu munsi Imana ikiza umuntu, abantu bakabyita ngo barabeshya, bakavuga ngo n'ubu escrow. Yesu nawe yahereye ku bigugu bya ntikira ibyo kugira ngo bimenyekane ko ari we. Igihe cyose Imana ibona ibintu byavanze bigakururuka ibindi kandi ibona itari bubirye, iravuga iti ngomba guhindura season. Uziko buri season ifite igihe nyacyo utereramo urubuto rukamera. Nubwo waba ufite imbuto nziza z'indobanure, hari igihe ugenda wazigira zikakubwira ngo waragize ute, warakererewe. Wikererwa. Ibi byose turimo turabona ni season nshyashya Imana igiye kudukura mu rungabangabo. Uwiteka agiye kwitwa Imana, agukuye mu mayira abiri, adukuye mu makorosi, azamuye ibendera rishya. Vuga ngo amina. Kuva mu rungabangabo nukugaruka kw'imitima y'abantu b'Imana. Igihe cyose abantu bageze ahantu mu mayira abiri, Imana ibisa nk'aho igiye kugereranywa n'ikindi kintu. Iyo Imana irimo irakora, biroroha cyane ko abantu bitiranya, bakitiranya ikirimo kiraba, bakanitiranya urimo arabikora. Nukuvuga ngo ubu tugeze ahantu aho Satani yabikoresha abarozi n'abaki bose. Umuntu akaguruka ku rutaro, birumvikana. Ariko Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, kumva ko yakirije umuntu mu rusengero ajya he? Igihe niki. This is the time. Abazi Imana yabo, those who know their God, barakomera, shall be strong and do exploits. Bagakora iki? Ibyo ucamo, iyo utamenya uburyo ubitandukanya no gushaka Imana, tega amatwi. Ibyo ucamo bihinduka ikibazo gicira urubanza igicaniro cyawe. Ni hahandi umuntu agirana akavuga ngo nabuze imbaraga zisenga kubera ibyo ndimo ndacamo. Daimon aba yateye ubuzima bwawe kuri level yo hejuru. Wavanze gushaka Imana ubifatanya n'ibyo urimo uracamo. Ibyo ndimo ndacamo nabigenzane, Imana yarebaga he? Ese ubundi ibi ni ibiki? Ukivovota ukagera ahantu ibi bintu wakinguriye urugi ubwabyo birahagije kuzimya Imana muri wowe. Kandi nuzimya Imana uzi icyo ufunguye urugi, noneho rwa badayimoni barindwi bafite imbaraga. Ugiye kuva mu bibi ujya mu bibi cyane. Nukubona imiryango ihona, nukubona ubuzima bw'umuntu buva ku kibi bujya mu kibi, mu kibi cyane, ikibi cyane noneho akarambarara. Nuko ibyo arimo aracamo atazi uburyo agomba kubivamo, kuko hari igicaniro kigomba kuvuganira ibi bikavaho. So umwanzi arimo arakwereka ngo uri ingumba, ufite amafaranga, ariko wamushune mu kazi we. Nubwo ufite amafaranga, komeza ucane. Aho umwanzi adutsindira duca mu bikomeye, igicaniro kikazima. Iyo umwanzi agukubise pafu, nta gukubita rimwe, arakubita pufu, ashaka arenze icyakoze kigere no kugusenga kwawe kuzima. Niyo mpamvu ibi murabihamya, umukobwa baramukubita pufu agatwara inda, ijwi rikaza, hita udisappearinga. Mbega sohoka muri church, run. Uzi icyakoze? Agutaye mu cyaha, none anakuhungishije Imana. Umugabo agatera ifi, nyuma musigaje amezi abiri akagira ate? Akabivamo. Umwamburaje ukwiciye ubukwe, ariko usohoye n'Imana mu buzima bwawe. Umva ijwi riza riravuga ngo waragasize, warapostize. Bose bagize gute? So nyuma yo kubibona umwamburaje kwa umwanzi agashaka atangira kuririmbira mu matwi, uragasize, barabibonye, uzaca he? Ese ubundi musubizo mubwira ngo ntaho njya, ntaho ngiye, ntaho munjira. Ubukwe burapfuye ariko sinapfuye, ubukwe burahagaze ariko Imana ifite undi mugambi. Umusore aragiye ariko iyi si yuzuye abakozi b'Imana benshi bazazanga. Umwambi nuguhinguranya, wihinguranya igicaniro. Umwanzi nakurasa, umwambi ntujyane n'igicaniro. Nushobora kumva abagore
badivorushije bigendana no gusenga. Ntushobora kumva abakobwa nzi barongowe baririmbiraga Imana bijyana n'igicaniro habe no kongera gukorera Imana. Ukibaza mariage ihuriye he? No kuza mu materaniro ihuriye he? Uwo ni umugisha wabonye, ntabwo umugisha ugukura ku gicaniro, ntabwo umugisha ukubuza gukorera Imana, ntabwo umugisha ugushyira kure y'Imana. Ese mama kutakiboneka ntabwo ubizi ko nabyaye, kutakiza mu rusengero ntabwo uzi ko ntwite. Rukwegereye kuraho ibyitwazo wowe. Ibyo waciyemo wabiciyemo, ibyo wabonye warabibonye, ibyabaye byarabaye, ntaho bihuriye n'Imana. Imana ni Imana wariye, Imana ni Imana waburaye, Imana ni Imana warongowe, Imana ni Imana utararongorwa, ni Imana wagonye akazi, ni Imana utakabonye, ni Imana mu bumana bwayo ntabwo ikorwaho. Ntabwo dukorera Imana kubera ibyo yaduhaye, my God. Ntabwo dukorera Imana kubera imigisha yaduhaye. Dukorera Imana tubifite, dukorera Imana dushonje, dukorera Imana tuza gusenga byagenze neza, tuza gusenga bitagenze neza. Imana iri ukwayo, irihariye. Narivuze ngo Imana irihariye, ntawe ihuriye na Peter. Narivuze ngo Peter did what? Peter did what? Yakoze iki? Niwe wahombye, niwe wahombye. Ayo makuru sindayavaho. Narivuze ngo Imana irihariye, ntabwo Peter ateramo ngo n'Imana ibigenderemo. Since when n'Imana irindi cyubahiro cyayo yitwa Imana Peter birimo, yitwa Imana Peter yabivuyemo, yitwa Imana abagabo badukunze, yitwa Imana abagabo batwanze, yitwa Imana isi birimo, Imana ufite akazi, Imana akazi kataraza, Imana. Ibyo kwegeranya Imana nibyo urimo uracamo biveho.